Reka nongere mbahe ikaze kuri channel yacu East African Movie. Ndashimira bariya bose bakomeje kudushyigikira bareba video zacu za buri munsi, n'abariya bakomeje gukora subscribe buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha rwose. Ndabibutsa ko iki gice ari igice cya nyuma cy'inkuru yacu y'urukundo y'umukozi wo mu rugo wasambanyije umuryango wose, mama n'abana. Dutangiye batwibutsa uko byabanje, aho umusaza yari muri ofisi ari mu kazi, umugore w'uriya mukozi aje kumubwira inkuru itari nziza ariko ari nziza ku musaza. Yatangiye amubwira ko atwite kandi ko atabyishimiye rwose, kuko umugabo yagiye gukora akazi ahandi hantu agasiga nta nda afite. Rero urumva nagaruka agasanga ntwite, rwose bizaba ari ibibazo. Dushake rero icyo twakora, nimba ari ukuyikuramo tuyikuremo, kuko ngenda hangayitse cyane. Oya, umwana ni umugisha, urabizi ko mfite abakobwa babiri gusa. Ushobora gusanga rero uyu nguyu ari agahungu untwitiye. Ntabwo wayikuramo rwose, ntabwo wayikuramo. Nzagufasha, nzaguha buri kimwe cyose, ntugire ikibazo rwose. Nzaguha buri kimwe cyose. Genda kubwira yuko umugabo azanyica, nawe uri kuvuga ngo uzamfasha, ngo uzampa buri kimwe cyose. Warasaze? Warasaze? Shaka icyo wakora, cyangwa se njye ntekereze icyo nakora. Nimba utanyumva, genda uzabage wifashe. Nuko umbwiye. Sawa urakoze. Ndaza gushaka icyo nakora. Ageze mu rugo yaguze ibinini byo kwiyahura. Mbere y'uko abinywa yabanje kwandika ibaruwa ikubiyemo buri kimwe cyose. Andika asezera umugabo, amubwira rwose uko byagenze. Ni ukuri mugabo mwiza, ndagukunda rwose. Nakoze ibi ngibi kubera akazi, nangaga ko yanyirukana. Ntabwo mpisemo kugusiga kuko mbyishimiye, ahubwo ni uko mbonye ko nta wundi mwanzuro. Nguwo ibi binini rwose arabiriye. Urabona ko bitangiye kumukoroga mu nda. Inshuti yanjye rwose, ntugakinishe kwiyahura. Kwiyahura ntabwo ari ibintu byiza. Upfa uribwa, uva ku isi utabyishimiye rwose. Ntugakinishe kwiyahura, ntabwo ari ibintu byiza.
ntuziyahure utazasiga umugabo wagukundaga kubera ibibazo birashira, ibibazo birashira. Umukobwa wacu rwose urabona ko ubuzima bwe buri ku musozo, tukiri aho umugabo yarinjiye avuye isafari yakubiswe n'inkuba kuko yasanze umugore we akazi yagasoje. Yagerageje kumufasha ariko biranga biba iby'ubusa kuko umuti wari wamaze gukora akazi tayari. Urabona rwose aje ahurira mu bibazo, ni ibintu rwose atari yiteze, mbese bajya bavuga ngo ibibazo bigwirira abagabo, rwose nawe biramugwiririye, birangiye umugore amusize kuko atamwangaga rwose. Yanze guhemuka mu maso yiwe rwose, agiye kare. Yaje kubona ibaruwa yandikiwe, aho yaba mugabo mwiza, nkwandikiye ibaruwa nkubwira ko nakoze amahano rwose, umbabarire naguciye inyuma, ariko ntago ari ukukunda kuguca inyuma, kari akazi. Boss yambwiye yuko nintabikora aranyirukana, narabikoze antera inda, nta kundi nari kubigenza. Nagukundaga rwose ariko narahemutse. Umugore wanjye kubera icyo unsize koko we, kubera icyo unsize, nzabaho gute nagufite, nzabaho gute? Ibi bintu nkoreye nanjye nzabyishyura. Ngomba kubyishyura, nzabyishyura. Dukomeje dusubire mu kazi kwa bosi w'uyu musore, aho yaje gusaba akazi. Nitwa Mayigo, nimba hari akazi rwose mwamfasha mukandebera icyo nakora, kuko ubuzima ntabwo bumeze neza. Nditeguye rwose, nakora akazi kose kaboneka. Kose nagakora. Wateka nabikora rwose. Gufura, koza inzu, byose nabikora. Nimba wabikora
ejo saa tatu uzaze nkujyane mu rugo utangire akazi. Nta kibazo rwose nzaza. Andika nomero yanjye uzampamagare tubashe kuvugana. Okay, sawa sawa, urakoze. Tuzahura ejo. Bashuti b'uyu musore wacu bamutegerereje ahantu kugira ngo bamubaze nimba koko akazi yakabonye. Bakiri aho yarahageze. Wakerewe uri mu biki? Wakerewe uri mu biki? Wapi bwana? Nari ndi kumwe n'uriya musaza, yanyemereye kumpa akazi yakemeye. Nta gutinzamo rero, ejo saa tatu nzatangira akazi. Ugomba gutangira wihorera, ugomba kwihorera bikiri bwawe. Ntuzagire ubwoba, ugomba kwihorera rwose, kandi turagushyigikiye. Fresh bwana, reka tuzabonane ejo. Ubu ngubu ngiye kwihorera. Tukiri aho mu rugo, family yose yaguye mu kantu bitewe n'amagambo bari bamaze kumva y'ukuntu byagenze. Umusaza nawe yakozwe n'isoni, abura uko abigenza. Mbese ikimwaro cyaramwishe, areba ku ruhande. Nta kindi yakoze uretse ko yafashwe n'ikiniga agwa hasi, biba birarangiye. Nawe abasize umuryango. Nguko uko byagendekeye uyu muryango. Umusaza arapfuye, umugore n'abana basigaye bafite inda. Buri wese yatewe inda n'umukozi wo mu rugo kubera ko yihoreraga. Ese wowe iyo biza kukubaho ari wowe, nawe wari kujya kwihorera ku muryango wose? Ntimugacikwe n'inkuru zanjye mbagezaho buri munsi. Nimba utarakora subscribe, wadufashe rwose ugakanda subscribe, ugakanda no ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Wambwira uko iyi nkuru yacu yakugendekeye? Ese hari aho yakwigishije mu buzima? Hari aho yagufashije? Urabona ko rwose umuryango utishimye, ntabwo umeze neza rwose, kuko basigaye mu bibazo gusa. Ariko byose byatewe n'umusaza nyir'urugo wakunze ijipo cyane, akiyibagiza ko afite umugore. Inkuru yacu ntaho irangiriye, mbabwira ko turaza n'indi nkuru nshyashya ishyushye cyane. Njye mwari muri kumwe ni Birasa Fulgence. Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe
no gusharinga video zacu kugira ngo zigere ku bantu benshi. Ciao ciao.